I saw you, I loved you, you know. My heart whispered me, that is the one. What a joy, what a joy. Bavandimwe, ndabanza kubasuhuza mbifuriza ibirori bihire kuri uyu munsi mwitiyemo wo gufata icyemezo cyo kuzabana kugeza igihe Imana izahamagarira umwe muri mwe. Aba bageni bacu biyemeje kuza hano nyuma y'indi mihango yakorewe mu miryango yabo. Habayeho irambagiza, habaho gushimana, hazaba n'imihango yo gusaba no gukwa. Ibyo byose akaba ari imihango ijyana n'umuco nyarwanda. Nshingiye ku itegeko nomero 00/2020 ryo kuwa 2 Gashyantare umwaka wa 2020 rihindura itegeko nomero 32/2016 rigenga abantu n'umuryango mu ngingo yaryo y'168 ayivuga ko imyaka yo gushyingirwa ari 21. Iyo myaka rero murayirengeje naho ingingo y'169 ikavuga ko abafitanye isano y'ubuvandimwe itaziguye badashobora gushyingiranwa, kandi ko abafitanye isano y'ubuvandimwe iziguye kugeza ku gisanira cya 7 nabo ntibashobora gushyingiranwa. Ibyo mu miryango yanyu mukaba mwarabisuzumye. Abagiye gushyingirwa bagomba kurangwa mu gihe cy'iminsi 20 nk'uko biteganywa n'ingingo y'174 y'iri tegeko. Ugushyingwa kwemewe kandi ni ugushyingwa k'umugabo umwe n'umugore umwe, bigakora imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, akaba ariyo mpamvu mwaje hano. Ingingo ya 206 ikavuga ko abashyingiranywe bagomba gutabarana, kudahemukirana no gufashanya. Bageni bacu, umuryango niwo shingiro kamere y'imbaga y'Abanyarwanda, uregerwa na leta kandi ikawubahiriza nk'uko biteganywa n'ingingo ya 18 y'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, nk'uko ryitorewe n'Abanyarwanda ubwabo kuwa 26 Gicurasi umwaka wa 2003, bakaza kurivugurura nanone aribo babyishakiye mu Kuboza umwaka wa 2015. Abana muzabyara mutegetswe kubarera neza mufatanyije. Urugo rwanyu ruzaba urugendo kandi rwa mwembi, si urugo rw'umugabo wenyine, si n'urw'umugore wenyine. Bityo mugomba gufatanya kurushakira ikiruteza imbere. Icyaramuka kiruhungabanije mwakirwanya mwembi. Leta nayo mu nshingano zayo harimo ibirebana n'umuryango, tukaba twiteguye kubunganira. Mukaba mwaje ku bwanyu nta gahato mu buyobozi nk'uko biteganywa n'amategeko, cyane cyane Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 17. Bavandimwe, bageni, namwe babyeyi b'abana bacu, kubaka urugo ni umushinga utandukanye n'indi mishinga yose muzi. Kubaka urugo bitandukanye no kubaka inzu. Ugira igihe uyubakira n'igihe uzuzurira, akaba ari igihe kizwi. Kubaka urugo si ukwiga amashuri. Ugira igihe utangirira kwiga, ukagira igihe uzasoreza. Buri cyiciro buriya kigira igihe gitangirira n'igihe gisoreza. Wohereje umwana wawe ku ishuri, ubuzi ngo namara imyaka 3 mu ishuri ry'incuke azaba ashoje, namara 6 mu mashuri abanza azaba yashoje, 6 mu yisumbuye, 3 cyangwa 4 azabaye lisansiye bitewe na kaminuza yizemo. Nashaka gukomeza kujambura azamara 2 agire masters. Nashaka gukomeza hagati y'imyaka 3 ni 6 azaba afite PhD, aba ari doctor. Professor nayo ntawe ugenda ngo agumeyo, agira igihe amarayo. Kubaka urugo si ukwiga amashuri. Uko yashoje wambara toje, mu rugo ntibambara toje, bihora ari bishya. Uko byatangiye mu gitondo siko bisoza, uko bwije siko bucya.
haba impinduka zitandukanye mu rugo. Kubaka urugo si uguhinga umuceri. Patrick ari umuceri umara igihe kingana iki kugira ngo ube wese? Olive ingana iki Olive kugira ngo byere? Amezi ane ni iby'abakungu cyane, ubundi 3 biba byeze. Ibyo muri bo muvuga byose ni imibare. Muri kuvuga imibare igihe umuntu yigira imyaka amara mu cyiciro runaka, ubuhinzi buriya twubaka imihanda nka leta nayo igira igihe imara. Nta muhanda wubakwa ibihe byose. Umuhanda ugira igihe utangiriye n'igihe uzuzurira. Kubaka urugo si ibyo. Utagira ugiye guhinga ibirayi, never. Utagira ugiye kubaka umuhanda, oya. Uwo muntu uzanye ugiye kubana nawe ubuzima bwanyu bwose. Icyabatandukanya ni kimwe, ni urupfu. Ariko ibindi ugomba kubana nawe ukaba ubyumva, muraza mugashyingiranwa. Hari uwo duherutse gushyingira bamaranye icyumweru ngo barananirana. Icyumweru kimwe mwirambagiza, ukareba umuntu muhuriye ku kiliziya ngo wabaye umugore. Abakijyaho bose se n'abakirisitu? No. Ukareba umuntu muhuriye mu kabari yanywa nk'eyo ukibwira ngo niko ahora. Kurambagiza. Ndizera ko mwabyitondeye kugira ngo mwubake urugo. Mwizanye hano, sinabatelefone, mwizanye. Ikiranga umuntu muzima, muntu wuzuye, ufite conscience intellectuelle ikora neza, nuko amahitamo ye ayahesha agaciro kayo. Uwo wazanye ni wowe wamwihitiyemo, nta wamuguhase, uramwemera, uravuga ngo muzanye kumureba. Ibintu by'ubutane nta birimo. Abantu bashakana ngo bubake, ntibashakana ngo batandukane. Urwishigishiye avec appétit. Ibyo ukwiye kuba ubyumva utyo, cyangwa se umubare w'abantu. 6 buriya ugacurukuye kaba 9, kaba ari 6 wagagira utya kaba kabaye 9. Ntushobora kujya kuzana amafaranga yawe kuri mobile money ngo bayaguhe wibagiwe nk'umubare umwe cyangwa witiranyije 6 n'9. Bashobora kuyaguha kandi ari ayawe ariko. Bivuze ngo ibyo ngiye kubabwira haba no kuri ATM nuko ibyo ngiye kubabwira no umubare w'ibanga. Nimuburamo kimwe ntabwo muzubaka, nimubikora byose muzubaka. Kambaye no umubare w'ibanga. Icyambere, umugabo nyamugabo. Uri abagabo bose kandi abantu bambaye amapantaro bose ntabwo ari abagabo, ahubwo nuko ari wo mwambaro washyizweho w'abagabo, par convention. Mugabo twebera mu Rwanda ni umugabo ukunda umugore we. Urukundo narwo ni pratique, ntabwo ari amagambo. Urarwara nkaremba, urumva se byabaho? Yarwara umusonga akaba ari wowe ubabara? Ibyo ni amagambo. Hari uherutse kubwira ndamujyana ku musozi wa Rubavu ngo Goma Bunagisenyi ngo arabimuhaye kandi atari namutwara sibo. Ibyo birakwereka ko mu kanwa nta musozi ubamo. Ibintu kuvuga biri simple, ibikorwa nibyo tuba dushaka mu rukundo. Kubemera Imana murabizi kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga. Bivuze ngo urukundo ni ugutanga, ntabwo ari amagambo. I love you, je t'aime, ni ndetse utavuga ibyo. Herutse kunyura ahantu mu kabari bari kuririmba ngo ni hehe abizera bazajya kuba, kandi ari mu kabari basinze bari kuyivendera. Birakwereka ko kuvuga se ninde utavuga, ahubwo gukora ibijyanye n'urukundo. Imbeba ngo ziherutse gukora inama. Imbeba ntizivuga
ahubwo ni urugero kandi umugani ugana kariho nta n'induru ivugira ubusa ku musozi iba ifite icyerekezo. Zikoze inama iyari ziyoboye iravuga iti rero injangwe itumereye nabi, none ubwo injangwe itumereye nabi mureke tuyambike inzogera, kuko kuzarwana nayo ntabwo twabishobora. Aho yahereye niyo yariye ba sogokuru, niyo yariye ba sogokuruza, aho yahereye iturya, kuzayishobora ntabwo bishoboka. Ahubwo mwebwe mureke tuyambike inzogera, nitumara kuyambika inzogera izajya yinjira tubimenye, duhunge, isohoke tubimenye, dusubire mu mutekano. Zose ziracurira ziti iyo nama niyo. Byagoraniye ku kuvuga ngo ninde uzayambika inzogera, niho byago mwebwe sawa mwabereye imbeba yakwambika injangwe inzogera. Iyo ni equation de second degré, ntabwo bishoboka. Zigeze rero urumva icyo nshaka kubabwira nuko kwemeza umwanzuro w'ibyo zigiye gukora byari byoroshye, icyagoranye ni ukuwushyira mu bikorwa. Bavuze ngo ninde uzayambika inzogera, barategereje, yaba yabivuze ntiyashoboye kujya kuyambika inzogera. Zaba izitabiriye inama byarangiye zitabishoboye, inama isoreza aho zirataha, zituzitwara nabi, izamurye naho iby'inzogera byo nta wazabishobora. Urukundo rero ni pratique kandi rugoranira muri pratique mu gushyira mu bikorwa, nta kintu. Ukunda umugore we rero icyambere nta kumwicisha inzara. Niba akunda amafi muzature hafi y'ikiyaga kuko amafi aba ari hafi. Niba akunda ibirayi aho byera cyane niyo ruguru mu Bigogwe, ni ukumujyana biri hafi aho. Niba akunda ibitoki muri Cyanzaro azarubavisha biriho. Ibyo mvuze abashyingiranywe bagomba kumenyana kugeza ku mafunguro. Ntabwo ari ukurya, abarya iyo babuze ibyo barya bararyana, abafungura niyo bitabonetse bakomeza urukundo rwabo. Ugomba kumenya uwo mwashyingiranywe akunda iki. Niba akunda akawungu ukaba utayikunda, uzayihekenye uhekenya amenyo ariko uyirye, ni ku rugo rwubaka. Nta kundi byagenda. Ariko si ku mafunguro gusa, no mu miterere, icyo twita imico, muco w'u Rwanda utagomba gucuya cyangwa ngo ucubangane. Ni ukuvuga ngo n'imico mukamenyana, kuko iyo mutamenyanye murasenya. Birasaba ngo mumenyane mu mico, ibyo yanga ubyange nk'umugore wawe, ibyo akunda ubikunde nk'umugabo wawe, kugira ngo mwubake urugo. Kuko mu mibare habamo ihame rivuga ngo des lignes parallèles se rencontrent usa à l'infini. Mirongo imeze itya ntihura. Umugabo navuga ngo A, wowe ukavuga ngo B, hari n'abakabye bakavuga ngo Z, murashenya, nuko basenya. Ya mibare nanone il y a ce qu'on appelle les 4 opérations fondamentales, bahera kuri addition. Rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe Ismael? Ni kabiri. Ariko ufashe Ismael ugateranya Adelphine, ni kangahe Adelphine? Ni si wowe ubivuze? Kubivuga murabishobora, ariko kubikora niho bigoranira. Imvugo igomba kuba ingiro. Ça c'est un terme mobilisateur. Ni ukuvuga ngo imvugo igomba kuba ingiro. Uravuze ngo ni rimwe, nibyo nanjye niko mbizi. Mugabo n'umugore ni umuntu umwe. Niyo mpamvu mutagomba kunyuranya mu mitekerereze, niyo mpamvu mutagomba kunyuranya mu myumvire, niyo mpamvu mutagomba kunyuranya mu mikorere. Iyo rero wikundira umugore ntabwo munyuranya, ahubwo rwa rukundo rutuma mushyira mu bikorwa igenamigambi ryanyu, mushyize hamwe nk'abantu bagize umuntu umwe. Mpamvu tuvuga ko muri umwe ni iyihe? Muhuje amaraso, muhuje igihombo, muhuje inyungu, muhuje icyerekezo. Ntimukigere munyuranya, ikizana ubutane mu rugo ni ukunyuranya. Icya kabiri, iyo ukunda umugore ntabwo umuharika. Ubuharike haba mu buryo buzwi cyangwa ubutazwi. Ntitwemere ubuharike. Wahera ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mwatoye,
niba mwararitoye mugomba kubahiriza ibiri kubiyemo. Wajya mu itegeko rigenga abantu n'umuryango, wajya mu muco, wajya naho ubukungu bugeze, iyo uharitse ukabyara abana 10, ngaho hereza abana ku ishuri mu kwa 9 10. Ubu se urumva batazagenda mu maseri? Minervare y'abana 10 ni inka zingana nabo. Nutakunda kugira umugore umwe yajya mu mibare akareba uko bazishyurirwa ishuri. Bagurira umuceri abana 10 se bahurira iminsi ingana. Byose uzigira imfizi y'akagari barimubwiye hakiri kare ko ari ibibazo. Bana n'umugore wawe nutanamuharika kubera umukunda, ariko uzihangane we kumuharika kubera uko ubukungu buhagaze. N'amategeko ariko icyavuga. Ntitwemera polygamy, ntitwemera polyandry. Kuba wafata umugabo ukagira abagabo barenze umwe ibyemewe muri iki gihugu. Kuba wagira umugore urenze uwawe ibyemewe muri iki gihugu. Niyo mpamvu ngiye kuguha umunota urebe uwo mugiye gushyingiranwa. Kuba reba intambara irashira, ubukene burashira, uburwayi burakira, igihe mu ntigishira. Gufata umugore wawe ukamuhemukira ukajya mu bandi bagore, ujye umenya ngo icyo gihemu kizagukurikirana. No mu rupfu uzajyana nacyo, kuko mu gitondo cy'umuzuko wowe ntuzajya mu ijuru kuko uri umuhemu. Niba uryemera, niba utanaryemera aho uzasigarana ingorane. Nuhemukira umugabo wawe, hari ibintu byaje umuntu atajya amenya ibyo ari byo. Ufite umugabo, ufite umugore, ukirirwa uzerera mu bandi. Are you serious? Uratekereza buriya waje se gukora iki hano? Niba wumva utashoboye gufata icyemezo, ntabwo uba waraje kumurega, ntabwo uba waretse umuryango uwo wakunze. Uba warabayeho ugakomeza ukajarajara, ugakora icyo bita deyambere, marche sans objectif, ugendagenda gusa. Ariko niba ufashe icyemezo cy'uwo mukingirana, ikimenyetso cy'uko umukunda, ndashidikanywaho abantu bose bakireba bakakwizera, ni uko utamuca inyuma, ni uko utamuharika, ni uko utajya mu barenzeho. Nimubikora muzamutanze umusanzu ukomeye kandi ndabibasaba. Cya gatatu rero, iyo ukunda uwo mwashyingiranywe umubera amahoro, ukamubera umunezero, ukamubera ibyishimo. Kuvuga ngo uko akubonye arishima akanezerwa. Hari umufilozofe mucurabwenge wari muri Atene, Atene ni umurwa mukuru w'Ubugereki, witwa Socrate. Yavuze ibintu byinshi umuntu ushaka kuba umuntu wuzuye ashobora kwitamo. Yaravuze ngo ndishima iyo hari ibintu byanshimishije, ariko nishima kurutaho iyo hari umuntu wishimye ari njye ubiteye. Uzaharanire ko umugore wawe yishima ari wowe ubiteye. Ubu se wowe ntuzi anniversaire, ntuzi igihe yavukiye, uramutse utakizi ntiwamukoreshereza anniversaire. Tuzi igihe mwasezeraniye, uramutse utakizi ntiwakoresha anniversaire. Tuzi igihe yaboneye lisansi. Ni ukuvuga ngo mu rugo ikintu gifasha mu rugo ni ukuba muhimbamo ibyishimo. Iyo utashye buri gihe utahana ubusa. Niba utagira n'amafaranga watahanye biswi ya Mariya cyangwa kibonge. Iyo biswi bana ngo itagirenze igiceri cy'ijana, wapfuye gutahana bombo yo kugati, ugaharanira ko umuntu wawe yishima. Gutyo gusa mu kajagari nta byishimo urema mu rugo, kutari kubirema se uzabaho nk'umusozi wa Rubavu, uzapfa. Igihe ukiriho rema ibyishimo mu rugo. Ni ngombwa mu bashyingiranywe kandi ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo. Icya kane ari nacyo cya nyuma, iyo wikundira umugore uramurimbisha. Niba warebye umugore wawe yarimbye, niba wabirebye yarimbye, reka rero agere iwawe umwambike ndamukiriza mu mbere nambaye kakumbi cyangwa shuwa. Ibyo ntabwo byemewe. Ugomba kumenya ubwoko bw'amabaze akabukubwira, ukamenya amasuperi kuko she is super.
bya birori navugaga birimo ibyishimo bikabamo n'impano. Si ibyo gusa, abagore hari ikintu namaze kumenya bakunda, ndaza namwe kubabwira icyo abagabo bakunda. Bakunda ko babasohokana, kandi iyo muri kugenda nimugenda nk'Abisirayeli bajya i Kanani, bagendaga ku murongo. No, mugenda muringaniye ku buryo washyiraho umutemeri. Basohokera he rero? Nabwo aho gusohokera si ahantu hose. Hano ni ku murenge, ntabwo ari aho gusohokera. Bajya ku mazi ngaya, ntabwo twishyuza. Iyo muri babiri mushaka kujyayo muragenda, kandi iyo mugeze ku mazi ntabwo muhagera ngo muba amabubu. Uramubwira uti uko aya mazi atuje niko nawe utuje mu mutima wawe. Hanyuma iyo muvuyeyo, twubatse amahoteli kuri aya mazi. Ntabwo twayubakiye amazi. Amazi ntabara muri hoteli, amazi ntajya muri hoteli. Twayubatse ngo nimuvayo umugurire Kazingaro, nta bwanwa azamera. Umugore warimbye, umugore udafite inzara, umugore basohokana, umugore bahaye amahoro bakamuha ibyishimo, bakamuha umunezero, umugore bataharitse, bene uwo mugore ajya asubira iwabo ari uko bimusabye. Ntajya ajyayo kuko ibyo ashaka aba yarabibonye. Iyo ukoze ikinyuranyo kibi, ahorayo mu kintu bita kwahukana. Ntukemere ko umugore wawe ajya iwabo nta gahunda. Yahavuye ahareba kwahukana, gutuma umugore yahukana. Kandi ntapfa kwahukana ari ubyiremeye, bituruka ku mugabo agasubirayo. Ntukabyemere ko umugore wawe yahukana, kugira ngo utazabikora. Rero ibyo uzakora nabikubwiye. Abagore rero, ubu uravuze ngo uyu mugabo baramubwiye, uzi ko ugiye kugenda ukicara ugatema yeze. No, nawe ufite inshingano. Uko umugore afite ibyo akunda n'umugabo afite ibyo akunda, mu maraso yabo bakunda icyubahiro. Naguhamagara ati hani, uzitaba uti shuga, uzaba umwubahe. Naguhamagara ati mugore nkunda, uti karame, birimo ireme. Ntabwo binegetse buriya. Kuvuga ngo karame ni ukwifuriza umuntu kuramba, kandi abantu bose bifuza kuramba. Niyo mpamvu dukora siporo, niyo mpamvu dushaka amafunguro y'ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Ni ukwifuza kuramba. Iyo rero ubwiye umuntu uti karame, noneho ukagereka uti karame mugabo nkunda, izo wanyweye ntizapfuye ubusa, ahita abona kuzirikana ukuntu ziriya mpano zamuvunnye. This is the sign of respect. Ni ikimenyetso gikomeye cy'uko wubaha umugabo wawe. Ariko ntukamwubahe wenyine, hari abamubyaye. Abo bamubyaye uramenye, utazatanga inama zibacura, utazatanga inama zibagwa nabi, utazateza ingorane mu rugo, ugenda uba umwana mu bandi, uzaba uhesheje agaciro aho wavutse. Nuko bigenda. Umugore wubaha aba ahesheje agaciro ahantu yavutse, kandi aho ashatse akahabera umugore ukwiye guhabwa icyubahiro kubera icyerekezo ashyize mu rugo. Hari abagore bagera mu rugo, aho kuba abana muri urwo rugo, bagahinduka impamvu y'amakimbirane mu ngo, ntibikakubeho. Ibyo biba ku mugore worowe, ntibiba ku mugore warezwe. Uzakunda abashyitsi, urugo rutakira rukumira imbuzi. Kandi abashyitsi bose, baba bari mu cyiciro cya A, B, C, D na E, ukarobanure. No, umugore muzima akunda abagana urugo bose, utarobanuye. Kunda abashyitsi rero ni ibanga rikomeye kuri mutima wawe. Uzagira isuku, ni ingenzi isuku. Uzagira ibanga,
nubona ibitagenze neza ugatangira guhamagara marene ukinishije butuyu kandi ntabwo yatabaye, n'amakosa. Marene si ukumuhamagara, urugo rwubakwa n'abantu babiri. Hari igihe umuhamagara nawe amaze imyaka 5 urwara munaniye, uticaniye rero ntarahurira undi. Urugo n'urwawe n'umugabo wawe. Ibintu byo kujya mu bunzi uzamenye ngo ubwo byananiranye, ibyo kujya mu rwibanze ubwo byananiranye, guhamagara ababyeyi mubagora ubwo byananiranye. Urugo n'urwanyu mwembi, abandi n'abafana. Nurwubaka bazaguha umuganda, nurusenya bazagutiza umuhoro. Ndabazi cyane abandi. Babwiye ibintu bibiri bibareba: gukunda uwo mwashyingiranywe nawe akakubaha. Ngiye kubabwira ibindi bibareba mwembi. Icyambere ari nacyo cya gatatu mu ndangagaciro muri wa mubare w'ibanga nababwiye, urugo rwubakwa no kwihangana. Iyo utihanganye kubaka birakuvuga. Uwo mugabo wawe ni umwana wundi, usese ngo ni uwanyu? Jamais. Umwana wundi. Uwo mugore wawe ni umwana wundi. Muhujwe no kubaka. Ntimwiganye. Niba mwaraniganye birabareba, mwavukanye n'imwonsi ibere rimwe, muri abantu babiri babaye ahantu hatandukanye. Kuvuga ngo mwahuza imico n'imitekerereze ibyapfa gukunda, ahubwo igishoboka ni ukwihangana. Uzabona umugore wawe cyangwa umugabo wawe akunda gufana Liverpool, niba yakinnye saa 6 z'ijoro atahe saa 8, uhita ufunga ngo ntiyinjire. Nyagasani, uribeshye, uhita uvuga ngo nasubireyo. Ugize Imana aratashye abandi barayeyo ngo nasubireyo. Ihangane yinjire, umubwire ko utabikunda, ariko yaje mu biganiro. Ufite umugore wakubwiye atari ukara akantu ko ngakunze wakanguriye, uvuge ngo nta mafaranga. Niba uyafite kamugurire. Abandi bageze muri urwo rugo biba ibyangombwa by'ubutaka barigendera, kuko baje bashaka ubutaka badashaka umugabo. Wowe rero bagusabye byoroheje, bikore. Urugo rero ni ukwihangana, nta kindi. Abazarushobora bose n'abarushoboye muzabaza ni ukwihangana. Umuntu ni umuntu, ntabwo ari marayika. Marayika ba mbere bakoze revolution, barigaragambya bahinduka abadayimondi, birirwa baduteza ibibazo. Umuntu rero ntabwo ari marayika, ni umuntu ushobora gukosa, ushobora kugira icyo agukorera ukabona sicyo. Ibanga nta rindi ni ukwihangana. Icya kane kibareba mwembi ni ibiganiro. U Rwanda mubona aho tugeze, aho mubona tugeze heza, icyatugejeje nta kindi. Ubudasa bw'u Rwanda ni ibiganiro. Muri 1999 habaye ibiganiro mu Rugwiro, baganira uburyo abayobozi bakuru igihugu kizayobora. Muzajya mwumva nyakubahwa Perezida wa Repubulika aganira n'Abanyarwanda, kagira igihe ahura n'abantu bakaganira ku cyerekezo cy'igihugu, bakabaza ibibazo agasubiza. Umwaka washira akaganira nabo mu cyo bita national dialogue, bakaganira mu nama y'igihugu y'umushyikirano. Mujya mubona ko tuganira n'abaturage buri wa kabiri mu nteko z'abaturage, cyumweru cya kabiri cy'ukwezi tugahura mu mugoroba w'imiryango. Ibyo ni ibiganiro. Ntabwo ibiganiro byakubaka igihugu ngo binanirwe kubaka urugo. Muzajye muganira, nimutaganira gusenya biroroha. Muraganira ukabwira umugabo wawe uti ibi bintu ntabwo mbikunda, ejo mukaganira muti ko tumaranye umwaka umbona uti. Ibyo abona bitari byiza yabikubwira ukabireka. Nta gisa n'urugo rwiza. Urugo rwiza uretse gutegereza ijoro ry'Imana, ibyanyu muba mwarabibonye. Babwire rero ibintu bine: nimuganira, mukihanganirana, mukubahana, mugakundana, urugo ruzaba urugo. Muzantelefona mumbwire, nimugira ikinyuranyo muzahura n'ingorane. Nshingiye ku mategeko ngiye kubabwira ibitandukanye abantu, babwira ibizatuma mubana, ngiye no kubabwira ibizabatandukanye. Ntibyemewe guhoza ku nkeke uwo mwashyingiranywe. Nunashaka nawe uzagenda ubyisomere ingingo ya 218 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango. Ubusambanyi ntibwemewe. Icyaha gisebeje nk'ubusinzi, ubujura, kuryamana n'itungo, uzabyirinde. Ntibyemewe.
kumara amezi 12 uhereye igihe cy'ishyingirwa, niyo haba hari impamvu zifite ishingiro ziramutse zihari muziganira, ariko nta zihari yagana urukiko mugatandukana. Igihe kingana amezi 12 uhereye ku munsi ishyingirwa ryabereye. Kwanga gutanga ibitunguru ukicisha inzara uwo mwakingirana, ibyo ntibyemewe. Uzabyirinda. Babwiye ibyo kwirindwa, babwiye n'ibyo gukora. Ikindi muzitondera ni imicungire y'umutungo. Umutungo nawe iyo ucunzwe mu buryo mutumvikanyeho, aho kubabera isoko y'umunezero ubabera isoko y'ingorane. Niyo mpamvu itegeko riteganya uburyo abashyingiranywe bacunga umutungo wabo. Nkaba ngiye kububasobanurira mugahitamo uburyo muzawucunga. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange. Aya ni amasezerano abashyingiranywe bagirana, bakumvikana uburyo bazacunga umutungo wabo, ibyo baciye mbere n'ibyo bazaca bari kumwe, buri wese agiraho 50%. Ubwo buryo bwitwa ivangamutungo rusange. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhaha. Aya rero ni amasezerano abashyingiranywe bagirana, bakumvikana uko bazacunga umutungo wabo, ariko noneho bakawubara uhereye ku munsi w'ishyingiro. Ibya mbere buri wese abicunga uko abyumva. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Aya rero ni amasezerano abashyingiranywe bagirana, bakumvikana uko bazacunga umutungo wabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, hanyuma bakumvikana uko bazajya bakemura ibibazo biri mu rugo, haba kubona icumbi, ubwisungane mu kwivuza n'ibindi bibazo abantu bakemura umunsi ku munsi, ariko buri wese acunga umutungo we uko abyumva. Ubwo buryo bukitwa ivanguramutungo risesuye. Mumaze kumva uko abashyingiranywe bacunga umutungo wabo, ndakubaza wowe urakoze n'iteka. Njyewe Nkurunziza Fidel maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Masengesho Alliance mbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Masengesho Alliance maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Nkurunziza Fidel mbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi Njyewe Nkurunziza Fidel nshyize umukono mu kwandikisha ishyingiranwa ryanjye na Alliance Masengesho. Yewe Masengesho Alliance nshyize umukono mu kwandikisha ishyingiranwa ryanjye. Yewe Masengesho Alliance nshyize umukono mu kwandikisha ishyingirwa ryanjye na Nkurunziza. Yewe Tuyishime Jean Bosco, umwanditsi w'irangamimerere y'umurenge wa Gisenyi, maze kumva amasezerano y'aba bageni bagiranye imbere yanjye uruhame rwa benshi, nshingiye kandi ububasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ibaha amahoro, ibagurira imbago. Urubyaro rwanyu ruzababera umugisha, rubere umugisha umuryango ndetse n'igihugu cyacu. Bifurije ibirori bihire. We approach the families. They say, go ahead. Wonderful. Lakini
satani ntitubange na satani dushimira izina ryawe. Amen. Tugiye guhaguruka tugenda mu byuma gusa byongera ngo data mwiza ingabo zishinzwe kuduherekeza uzitegure mu nzira. My heart whispered me that he's the one. What a joy, what a joy. We approach their families. They say, go ahead. Wonderful. On today, into the church for Maria. Imani bongere imigisha muzana amahoro. Abera bazaba abageni umukwe ari umwami Yesu. Azabashagawe n'abamarayika baririmba haleluya. Abera bazaba abageni umukwe ari umwami Yesu. Azabashagawe n'abamarayika baririmba haleluya. Urukundo rwanyu ruragaragaye mwerekanye uko mwakundanaga. Imana ibongere imigisha muzana amahoro. Urukundo rwanyu ruragaragaye mwerekanye uko mwakundanaga. Imana ibongere imigisha muzabana amahoro. Umugore witonda umuhanga n'uwiteka, umutima w'umugabo we ugahora umwiringira. Aramugirira neza ntamugirira nabi kubw'imirimo ye myiza. Umutima w'umugabo we ugahora umwiringira. Aramugirira neza ntamugirira nabi kubw'imirimo ye myiza. Umugore witonda umuhabwa n'uwiteka. Ubonye bene uwo umugore ababonye ikintu cyiza akabagiza umugisha we n'uwiteka. Ababonye ikintu cyiza akabagiza umugisha we n'uwiteka. Bagabo nimukunde abagore banyu nk'uko Yesu yakunze itorero akagitangira amaze kuryogesha
amazi ndetse n'ijambo rye mukundane iteka ryose. Bagabo nimukunde abagore banyu uko Yesu yakunze itorero akagitangira amaze kuryogesha amazi ndetse n'ijambo rye mukundane iteka ryose. Umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka ubonye bene uwo umugore ababonye ikintu cyiza akaba agize umugisha we n'Uwiteka. Ababonye ikintu cyiza akaba agize umugisha we n'Uwiteka. Bagore niugandukire abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu Yesu kuko umugabo ari umutware umutwe niwe Kristo mufashanye muri byose. Bagore mugandukire abagabo banyu kuko mugandukira umwami wacu Yesu kuko umugabo ari umutware umutwe niwe Kristo mufashanye muri byose. umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka ubonye bene uwo umugore ababonye ikintu cyiza akaba agize umugisha we n'Uwiteka. Ababonye ikintu cyiza akaba agize umugisha we n'Uwiteka. Namwe bana muje mwumvira ababyeyi banyu umwami wacu Yesu kuko ari byo bibakwiriye ubaye so ndetse na nyoko kuko ari ryo tegeko ririmo isezerano ryo kurama. Namwe bana muje mwumvira ababyeyi banyu umwami wacu Yesu kuko ari byo bibakwiriye ubaye so ndetse na nyoko kuko ari ryo tegeko ririmo isezerano ryo kurama. umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka ubonye bene uwo umugore ababonye ikintu cyiza akaba agize umugisha we n'Uwiteka. Ababonye ikintu cyiza akaba agize umugisha we n'Uwiteka. basanganire umugeni kandi rwose banyarutse amasaha yagiye dushaka kuyacungura ngaho nimuhaguruke mugiye mu mwanya wanyu musanganire umugeni.
ijuru bizaba umunezero utangaje ubwo Yesu azaba agarutse ashagawe n'abamarayika twese tuzamusanganira umwuka wera tuyoboye ubwo Yesu azaba agarutse ashagawe nshime umubukwe twataje umusore akaba amusanganira umwuka wera tuyoboye umukobwa urushinze na Isaka na Rebeka Imana ibafashe iherezo ryiza ubwo Yesu azaba agarutse ashagawe n'abamarayika twese tuzamusanganira umwuka wera tuyoboye twese tuzamusanganira umwuka wera tuyoboye igihe saza bagarutse tujyana aho yacuye bazaba bambaye imyenda yera banezerewe bakimba girana na Yesu bakimba girana na Yesu bakimba girana na Yesu bakimba girana na Yesu banezerewe bakimba girana na Yesu bakimba girana na Yesu bakimba girana na Yesu bakimba girana na Yesu banezerewe bakimba girana na Yesu bakimba girana na Yesu bakimba girana na Yesu banezerewe Yesu tuzigirane n'umukeza mururembo yaduteguriye tuzaba twambaye imyenda yera tunezerewe dukimba girana na Yesu tuzigirane n'umukeza mururembo yaduteguriye tuzaba twambaye imyenda yera tunezerewe dukimba girana na Yesu dukimba girana na Yesu dukimba girana na Yesu dukimba girana na Yesu tunezerewe dukimba girana na Yesu dukimba girana na Yesu dukimba girana na Yesu dukimba girana na Yesu tunezerewe dukimba girana na Yesu buryo ngukenye ndumuke n'impumyi fata ukuboko unyobore ni wowe imbaraga ku manywa na nijoro mpamira gushaka iteka ku manywa na nijoro mpamunye komereze nyambika urukundo rwawe nahinda n'intege fata ukuboko unyobore iyo imbaraga ku manywa na nijoro
iteka kumanywa na nijoro bamunye komereze zava mahoro uyoboye sinakwiringira kumanywa na nijoro maminda gushaka iteka kumanywa na nijoro mamunye komereze n'ubwibindi imbere byose byangoma nkokora nzakomeza kumatana nawe Imana kumanywa na nijoro maminda gushaka iteka kumanywa na nijoro mamunye komereze. Mwicare ngabo zo mu ijuru ziturinde, kandi turanagusabye ngo n'iki kirere ugumye ugifate. Twabonye imvura ihagije muri aka karere, ntabwo tuyikeneye uyu munsi n'aya masaha asigaye yawo. Turagusabye ngo ufate ikirere mubyeyi wacu, nidusoza amahoro duhimbaze izina ryawe. Ibiza kuvugwa byose bibe ibyo kuguhesha icyubahiro, kandi izina ryawe rigaragare neza mu bana bawe. Tugusabye kubiduhera ubuntu kubwa Yesu umucunguzi wacu, amen. Yitegereza umugeni we, uriya niwe mugeni nako y'amaraso y'igiciro cyinshi. Uriya niwe wambaye ibyera, natwe abageni tumuhanze amaso. Nawe musore, uyu niwe mukunzi wawe, muzabane akaramata. Yesu azagurukana ingabo ze, yitegereze umugeni we. Uriya niwe mugeni nako y'amaraso y'igiciro cyinshi. Uriya niwe wambaye ibyera, natwe abageni tumuhanze amaso. Nawe musore, uyu niwe mukunzi wawe, muzabane akaramata. Nitumara guhura na Yesu tuzishimira kubana n'umugabo wadukoye iby'igiciro cyinshi. Atujyane mu rugo rwa se. Nitumara guhura na Yesu tuzishimira kubana n'umugabo wadukoye iby'igiciro cyinshi. Atujyane mu rugo rwa se. Yesu azagurukana ingabo ze, yitegereze umugeni we. Uriya niwe mugeni nako y'amaraso y'igiciro cyinshi. Uriya niwe wambaye ibyera, natwe abageni tumuhanze amaso. Nawe musore, uyu niwe mukunzi wawe, muzabane akaramata. Yesu azagurukana ingabo ze, yitegereze umugeni we. Uriya
uriya niwe mugeni nako y'amaraso y'igiciro cyinshi uriya niwe wambaye ibyera natwe abageni tumuhanze amaso nawe musore uyu niwe mukunzi wawe muzabane akaramata nitugerayo azatwicaza ku nyanja y'ibirahuri tugaburiye mu gihugu cy'amata n'ubuki turi kumwe n'abamarayika nitugerayo azatwicaza ku nyanja y'ibirahuri tugaburiye mu gihugu cy'amata n'ubuki turi kumwe n'abamarayika Yesu azahagurukana ingabo ze yitegereze umugeni we uriya niwe mugeni nako y'amaraso y'igiciro cyinshi uriya niwe wambaye ibyera natwe abageni tumuhanze amaso nawe musore uyu niwe mukunzi wawe muzabane akaramata Yesu azahagurukana ingabo ze yitegereze umugeni we uriya niwe mugeni nako y'amaraso y'igiciro cyinshi uriya niwe wambaye ibyera natwe abageni tumuhanze amaso nawe musore uyu niwe mukunzi wawe muzabane akaramata ngaho mbere y'uko dutangira reka dusenga Imana wayivomereye imvura uhabwa icyubahiro warinze abana bawe nk'uko warinze iyi miryango itegura ubu bukwe baturindira abasore bakabatweretse ibyiza n'indi migisha myinshi uduhundagazaho tutashobora kurondora uhabwa icyubahiro tugiye kwiga ijambo ryawe ushaka aho ryahagama muri twe kuko benshi imitima yabaye akahebwe nuko twimurwe mu ntera y'ibyiza n'iby'umwuka tubisabye mu izina rya Yesu amen. Ngaho ku bafite Bibiliya n'ibindi bitabo turagerageza kuvuga muri make mu buryo bushoboka bwose. Ijambo ry'Imana ridutegeka ko nk'abana bayo yaremye icyo dukora cyose kiba kigomba guhamanya n'uko yavuze. Ubu bukwe turimo ntabwo ari bwo bwa mbere bubayeho kandi yaba ari amahirwe yacu iyo tugiye gukora ikintu kitabaye bwa mbere tukaba dufite abatubanjirije biba biri butworohere kubona referanse cyangwa se abo turi bwigane. Itangiriro 2 umurongo wa 18 Imana niyo yavuze ngo si byiza ko uyu muntu yaba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye. Iyi mvugo yavuzwe habanje ibindi. Imana yaremye umuntu ubwo n'umugabo imushyira muri Edeni. Itangiriro 2:15 imuha akazi guhingira Edeni no kuyirinda. Yaragiye guhinga atari uko hari inzara, yaragiye kurinda nta mujura, ahubwo ngo mu byajyaga kumubera umunezero nuko yagombaga gukora. Noneho mu mirimo yahereyeho akora yise ibimera amazina, yita inyamaswa amazina,
ariko ngo zo uko zamunyuzwaga imbere zatambukaga ari ingabo n'ingore bitewe n'uko yari afite ubwenge atekereza. Icyo gitekerezo kiba kimujemo kuzibona ari ingabo n'ingore, nuko yibaza ukuntu we ari wenyine, Imana nayo iba yabirabutswe, iravuga ngo si byiza ko uyu muntu yaba wenyine, reka murebere umufasha umukwiye. Ntabwo yahanze irindi bumba, ahubwo yasinzirije Adamu imukuramo urubavu, iruremamo umufasha iramumushyikiriza. Ibi nabyo byari bifite icyo bivuze. Umuntu agira amagufwa menshi 206, ariko guhitamo iryo mu rubavu, ngo yifate iryo ku kirenge, umugabo yajyaga gusuzugura umugore, ngo yifate iryo ku mutwe, umugore yajyaga kwishyira hejuru, ngo yafashe iryo mu rubavu, bisobanuye ngo no kwitabwaho no gukunda. Noneho uko yari amuhawe ngo byajyaga kongera umunezero we ari ku mirimo, kuko yari yahawe umurimo. Ngaho muri insanganyamatsiko turavugamo ibintu 4 bituma ubukwe bububwera, ariko mbanje gusoma muri Matayo 24 umurongo wa 37, ahanditse ngo uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba, kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi bayinjire mu nkuge ntibabimenya, kugeza aho umwuzure wazi ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Uyu murongo uciye intege mu bimenyetso biranze imperuka, harimo kurya kandi turi burye, harimo kunywa kandi turi bunywe, harimo gushyingira no gushyingirwa, nibyo twaje gushengerera. Urumva ko bidasobanutse natwe twaba tubaye mu bujuje ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Ariko mu bitabo dusoma bavuga ko kurya atari icyaha, ni mu nama z'itora umuzingo wa 2, no kunywa si icyaha, gushyingira si icyaha, gushyingirwa nk'aba babikoze uyu munsi si icyaha, ngo ahubwo icyo cyiza mu gihe cya Nowa ngo cyakorwaga gihabanye n'amategeko y'Imana, ngo bituma gihinduka kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka. Akaba ariyo mpamvu ijambo ubukwe bwera ni ubukwe bwakuwe bw'ibyo bishobora gutuma buba ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka, hanyuma byaba bikuweho ijuru rikishima, bene ko bakanezerwa kandi batishihame, noneho bikitwa ko ubwo bukwe bwabaye ubwere. Muri iyi nsanganyamatsiko ndavugamo utuntu tugera muri 4, nubwo twose ntari budutindeho, dutuma ubukwe buba bwiza bukanezeza n'ijuru rikishima. Icya mbere niyo bucyujwe intego yabwo yubahirijwe. Icya kabiri niyo bene bwo ababucyuje ari beza. Icya gatatu niyo ijambo ry'Imana ryubahirijwe. Icya nyuma ni umunezero ubamo wo kurya no kunywa utari icyaha. Iyo ibi byose byitaweho, ijuru rishyiraho ikimenyetso rikavuga ngo ubukwe bwabaye ubwere. Uko bishoboka kose, icyo gusa c'est créer un centre de rayonnement où d'autres êtres pour venir se réchauffer moralement. Ni ugushinga ihuriro rimurika abandi bazajya baza kwishyushya mu by'umwuka, se réconforter, bakaza kuhikomereza, s'instruire, bakaza kuhigira, s'orienter vers la vérité et le bonheur, bakaza kuhabariza akayira kagana ku kuri no ku munezero. Ngiyi intego nyamukuru. Niba ushinze urugo kugira ngo iwawe habe ihuriro rimurika, abandi bazajya baza kwishyushya mu byiza, ibintu biri morali, mu by'umwuka, mu byiza, ni ukuri intego izaba yagezweho. Ngaho ibintu ndabisesengura gato ntatinze. Intego izaba igezweho. Abashinga urugo niba bashinze ihuriro rimurika,
aho abandi bazajya baza kwishyushya mu by'umwuka. Ngo umukobwa ni Imana, umusore arayikunda, umukobwa n'umusore barayikorera, bitaye ku miryango, bazi icyo bashinzwe mu isi aho batuye, igihugu babereye abavukagihugu, bazi ko imbaraga zabo za gisore arizo kubera abandi umugisha, bakahabonera umugisha, bakahigira, bakajijura abajijwe, nuko ku musozo ngo hakababera akayira kaberekeza ku kuri no ku munezero. Abashyingirwa n'icyo bagambiriye ni ukuri nta kizababuza kunezerwa n'Imana izishima, kandi ubwo bukwe ntabwo babaye ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka. Noneho abazasoma kino gitabo muzabirinduka inyuma, baravuze ngo iyo umugore cyangwa umugabo ashyingiwe agambiriye kunezeza mugenzi we, umugabo akanezeza umugore, umugore akanezeza umugabo, bombi bakanezeza abana, hamwe n'abana bakanezeza ababasanga, les personnes qui viendront chez vous, mukanezeza abantu bazaza babasanga, la société à laquelle vous appartenez, mukanezeza umuryango mubayemo n'itsinda mubayemo, les pays dont vous êtes citoyens, igihugu mubereye abaturage. Si vous envisagez l'association de vos jeunes énergies comme un moyen de rendre les autres plus heureux, niba imbaraga zanyu za gisore muzishyize mu mushinga wo kunezeza abandi, et de devenir plus utile à ce qui vous entoure, kandi mukabera ingirakamaro ababakikije, il y a beaucoup de chances que vous soyez heureux. Namwe mufite amahirwe menshi mu rugo rwanyu, nta kabuza muzanezerwa. Noneho iyo yari ingingo imwe, iyo iki kizirikanwe intego ibigezweho. Icya kabiri muri iyi ngingo ya mbere, iyo abashyingiranywe bubahana intego ibigezweho. Icya gatatu, iyo bahana agaciro intego ibigezweho. Icya kane, iyo bagiye kubera abandi umugisha intego iba yagezweho. Ngibyo ibikubiye muri iyi ngingo ya mbere. Ndasomaho akandi kantu gato gusa kuri iri jambo rivuze ngo bubahana. Abashyingiranywe nk'uko ibyanditswe bibivuga, aba ari bakuru, buri wese aba afite ibyo akunda, akaba afite ibyo ashaka, akaba afite amahitamo ye. Iyo amahitamo ya mugenzi wawe n'ibyo akunda n'ibyo ashaka bitari icyaha, uba ugomba kubyemera kandi ukabyubahiriza. Niko kubahana, niko guhana agaciro. Ndabisoma mu gitabo cyitwa Intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, cyangwa se mu cyongereza n'intekerezo imico n'ubumuntu, Mind, Character and Personality, 439. Umugabo n'umugore bagomba kurinda imiterere yabo yihariye. Ni inama ku bashyingiranywe vuba, ariko iyi nama natwe abazimaze n'iminsi turayikeneye ngo tuzivugurure. Ni ibyahishuwe gatatu kabiri, ntabwo ibizirimo byose byapfuye, ahubwo umurongo navuze ngo jiba amaso ukomeze gusigaye bigiye gupfa. Haranditse ngo mu kwihuza kwanyu k'ubuzima bwose mureke urukundo rwa buri wese ruba urwo kunezeza mugenzi we. Ni ngombwa ko buri wese yita ku munezero wa mugenzi we. Ibyo ni byo Imana ibashakaho. Ariko nubwo mugomba kwisanisha kugeza ubwo muhinduka umuntu umwe, ntibikwiriye ko umwe muri mwe azimiriza imiterere ye yihariye mu ya mugenzi we. Imana niyo nyir'imiterere yayo. Ikivuzwe aha nibyo bita personality. Umuntu afite uko ateye, ko turi aha ntitureshya, ntidusa, ntituryoherwa kimwe, ntidukunda bimwe, ntitwanga bimwe, ntidukangurwa na bimwe. Uko dutandukanye niko buri wese afite uburenganzira bwo kurinda imiterere ye. Ntabwo ari icyaha kubana na mugenzi wawe mudahuje imiterere, ahubwo iyo miterere yawe niyezwe, niye yezwe, maze mubone mu bandi. Iyo abashyingiranwa ibi babiteguye bakabizirikana, babwira ko n'ingo nyinshi zijya zisenyuka, naho umwe yumva ashaka gushyira mu gipfunsi mugenzi we ngo amuyobore nk'uko abyumva, oya, ntabwo byashoboka. Ntimusa nimukunda bimwe, nakunda ibyo akunda, ukunda ibyo ukunda, ahubwo buri wese ibye byezwe kugira ngo bihabanye n'ijambo ry'Imana. Kirazira ntibikabeho ko umuntu atakaza personalite ye ngo irigitire ya mugenzi we. Nyiraha
ndabarangira ibitabo muzisomera. Ndabarangira igitabo cyitwa Kuremere Kuravi, tugenekereje kiravuze ngo tuzabana mu bibi n'ibyiza. Mbarangire n'ikindi gitabo cyitwa L'Itinéraire du couple. Muri ibyo bitabo byombi hari icyo bavuzeho kijya guhura, bari gusobanura imiterere y'umugabo bagasobanura imiterere y'umugore, ariko ikiganiro no kugira ngo umwe amenye uko azafata mugenzi we mu kubahana no guhana agaciro. Bavuze ibintu bikurikira, ariko nsabwa guhera muri Bibiliya, Petero ya mbere 3 umurongo wa 7. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Usomye byinshi, ariko abubatsi ngo n'abarubatse uyu munsi bafite amahirwe menshi cyane kuko baguriwe hakiri kare. Iri jambo rivuze ngo kuko batameze nk'inzabya zihwanije namwe gukomera. Ibi ntabwo ngambiriye kugira uwo usuzugura, ahubwo imiremere y'umuntu ntabwo ari iyo wabikoze kandi nta n'icyo wabihinduraho. Ariko muri ibi bitabo nababwiye bavuze ngo abamama bagira igifu kinini, bakagira impyiko nini, umwijima munini, tiroyide nini, ibihaha bito, ubwonko ikiro hafi n'amagarama 250, mu gihe umugabo ubwonko ari ikiro hafi n'amagarama 400, mu gihe igifu cy'umugabo, impyiko, umwijima byari bito ubigereranije n'iby'umugore. Uko iyo miremerwe imeze, buri kintu cyose gihaye mugenzi wawe inshingano. Ubwo afite igifu kinini kimusigira n'igitore cya nyuma mwijya muragikunkumurana. Ubwo bibaye bike, byabaye bikaba bike, mu muco w'iwacu mwiza ariko uriho n'akantu kabi, byabaye bikaba bike, akenshi umugore wonsa, umugore utwite, umugore uheka, umugore niwe uvuga ngo ngaho nimurye, akihiniyo akarara kariye, babishyiraho n'umugani. Ubwo ibinyobwa bibaye bike azangwe byinshi, mfite impyiko nini. Ubwo umwijima ubwari munini, mu byo ukeneye uzabimushakire, wongereho n'amahoro, uzamuha amahoro menshi. Ni abadayimoni batuma umugabo akubita umugore. Umuntu wakubyariye, umuntu watumye witwa icyo uri cyo, umuntu watumye uba se wabo wabyaye, warangiza ukamugirira nabi, ni abadayimoni baba baguteye. Nubwo utabizi uzamuha amahoro menshi. Niba ku rugendo kuko ibihaha ari bito, ntabwo intambwe yawe niyo wimushyira imbere ugende umutera imigeri, ahubwo mushyira imbere ugende kuri ritime ye. Iyo uzi mugenzi wawe, ibyo bijya bikorohera kumenya uko uzamufata. Noneho ntukanamusabe gutanga byinshi cyane, zatanga ibyo ashaka n'ibyo ashoboye, bipfa kuba bitari mu icyaha. Niba ry'impungure azazihekenye, niba akunda isoko azazirye, niba akunda intoryi n'intagaraso ryo azazihekenye. Wishaka ko mugenzi wawe aba kawe, niba urya duke uzamwuzuriza ajye byinshi. Mbese kubahana no guhana agaciro, niba akunda gutanga azatange, ahubwo urebe niba ari guhaba akwiye guhabwa. Niba akunda kuvuga azavuge ayamareyo, ahubwo urebe niba ari kuvuga meza, abwiriza aririmba ararika, ntacyo bizaba bidutwaye. Rero intego ibigezweho, iyo aba agiye gushinga urugo, buri wese azi kubaha mugenzi we kandi akamuha agaciro. Ntabwo ari impinja ziba zihuye ngo haze uwagatakazi, ahubwo aba ari umuntu mukuru uhuye n'undi mukuru afite ibyerekezo bitandukanye. Mbwira abagabo bari aha, nibo bikunda kubaho, baciye umugani wo kwikunda, baragira baravuga ngo mwiye amazi mwabaye make, ariko ngo hariba imfizi. Abakirito bawukuyeho. Aharirwa imbyeyi niyikamwa, harirwa imbyeyi niyikora byinshi, harirwa imbyeyi niyigwa mu gikoni, niyiganira, niyishaka urunyanya, ikiyiko, umwuko, ikaganiza n'isekuru n'ibase, wabasewere nagushatse nakubuze. Aharirwa imbyeyi niyikora byinshi, harirwa imbyeyi niyikamwa, harirwa imbyeyi niyijya. Nawe yumve nyine n'imbyeyi, ahabaye make aharirwa imbyeyi. Kubaha mugenzi wawe no kumuha agaciro
ntiwabishobora utaramenya imiremerwe. Niyo mpamvu kuri iyi ngingo ya kabiri, kuri iyi ngingo ya mbere nayishimangiye nyitindaho, ubukwe bubwera iyo bene bwo babwinjiyemo bazi intego n'umugambi wabo. Ngaho mu nkundire nimukire ku ngingo ya kabiri, ububwera iyo bene bwo ari beza. Ubu bwiza mvuga ni Abaroma 2:7, ni Abaroma igice cya 2 umurongo wa 7. Haranditse ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha kuko byiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Abashaka ubwiza twese turabushaka, n'icyubahiro bongeyeho no kudapfa, babishakisha gukora ibyiza badacogora. Ubwo mwabyumvise ko akayira k'ubwiza ni ugukora ibyiza, ntabwo ari ukwisiga amavuta ngo ushye uneke, oya, ntabwo ari ukumanika inzara ku zindi, ahubwo uvuze ko utazakora kutazoza n'ibyombo, ntabwo ari gufata imirizo y'ifarashi ngo wari ugereke ku misatsi igere mu birenge, uvuze ko utazikorera ubuzima bw'abahindutse. Ubwiza ni ugukora ibyiza udacogora. Noneho iyo abashyingiranywe ari beza barangwa n'iyi mirimo myiza, ni ukuri mu ijuru barishima. N'abantu twebwe abantu b'abanyabyaha nta gitera ishema nko kuba watashye ubukwe bw'umuntu nawe uri kumva wabutashye nta pfunwe, ntawe yambuye, ntawe yibye, ntawe wamufashe ari gusambana, mbese nta pfunwe mu mico ye, nawe ukabutaha wemye uri muremure urwagura n'umwana wacu tumutahiye ubukwe nta gisa nawe, kunda Imana n'abantu, nawe ukabujyamo unezerewe. Iyo bene ubukwe ari beza, uretse n'Imana natwe abantu babi turanezerewe. Rero nabyo bijya bituma buba bwiza. Ubwo bwiza bugizwe n'utuntu navuga dukurikira. Icya mbere ni uko bubaha Imana bakayikunda, ni Yobu 28:28, kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. Ariko iri somo abazarisoma mu zindi ndimi nibo bazaryumva neza. Handitse gutinya Uwiteka, the fear of the Lord, gutinya Uwiteka niko bahanditse. Ugize amahirwe wagira umugore, ugize amahirwe wagira umugabo utinya Imana. Utinya Imana ari wenyine akaba atakwiba. Benshi mubona ibitabo biratubwira ngo basigaye ngo bakina umukino wo kwihishanya, arebesha inka mu isoko bamuha $500 akazana $450, 50 yayishyize hano azayinywera akaba ariyo yereka umugore. Ariko ugari kwereka uwiwe mu birayi nawe ari kugurisha bamuha $350, nawe 50 nawe yayashyize hano, ngo bameze ngo nk'abari gukina umukino wo kwihishanya. Nta gisa no kubana n'umugore wubaha Imana, ukaba ufite umugabo wubaha Imana. Yafata isafari aho azamara amezi 6, ntutinye ko bazakuziturira umwana yabyaye umusozi. Wasiga umugore mu rugo, ntugire ubwoba ko imbwa zizarutaha, ahubwo ukaba wizeye kuko warusize ariko uzarusanga. Rero abari beza iyo bubaha Imana bakayitinya, abari beza iyo biringirana. Zaburi 33:1 ngo dore ngo ni byiza ni iby'igikundiro ko abaturanyi baturana bahuje. Iyo abaturanyi baturana bahuje babigereranije n'ibintu byinshi, ariko hepfo baravuze ngo bimeze nk'ikime. Ikime iri jambo muryumve, kubana abantu biringirana nta gisa nabyo abari beza. Imvura yeza imyaka n'ikime kikeza imyaka, ariko ababonye aho ikime cyeza imyaka n'imvura ntabwo bisa. Murabona ko iyi mvura ibintu turi kubona biri kujya kuba nabi, ariko iyo aba ari ikime kiri mu myaka iyi mvura itaguye, ubundi ku bazi ubuhanuzi imvura imiyaga bigereranywa n'intambara n'ibyago n'ibibazo. Muri Matayo umunyabwenge watsinze ku rutare, imvura irakora umuyaga irahuha. Biriya bintu ntabwo byari byiza. Imvura igereranywa n'intambara n'ibibazo. Imvura ngo mwanure, ngo mwiruke, ngo shyira mu nzu, ngo mukinge, ukabona ko yujuje abantu umutekano. Nubwo imyaka yera
ariko iyo mvura yarazanye ikinabi nabi mu bantu yejejwe n'ikime nta n'amakuru menye yuko byagenze gahunda zirakomeza n'imyaka iri kugenda ute iyo aba bana biringirana ngo bimeze nk'ikime biravuze ngo umwe azakorera ibyiza mugenzi we umwe azagira ingeso nziza imbere ya mugenzi we azita ku bantu azita ku bintu ntawe waje kumutunga urutoki ngo mubwire ngo nudatekurege iwanyu burya waje kumutunga urutoki ni imbuto zeza ariko ku mvura habanje intambara rero abari beza iyo biringirana ntawe baremereye ni Abafilipi 4:5 ineza yanyu imewe n'abantu bose bakora ni imigani 22:29 ngo mbese hari umuntu w'umunyamwete ubonye mu byo akora ngo bene uwo bazaba imbere ku mwami ari nayo mpamvu muri uku gukora umusore we by'umwihariko ushyingirwa imigani 22:27 arategetswe ngo banza witegura ibyo ku gasozi uringanize imirima uzabone kubaka inzu umunyamwete mu kazi umuntu wakegamira uri umubyeyi ugeze mu zabukuru umuntu umuryango n'inshuti bakishingikiriza ku mbaraga ze cyane ko ubwiza bw'abasore ari imbaraga zabo ni ukuri uyu munyamwete mu kazi nta gisa nawe aba ari mwiza ku bantu bazasoma agatabo k'akaregori k'ishushanyamvugo kitwa akira inararibonye bahaguze abasore ku rupapuro rwa 94 ntabwo ari aba ndi kuvuga ngiye kubasoma ariko ndi kubagaye ntabwo nasoma ibyabo birebire ariko mwumva ibigwi byabo umwe yitwaga Musirimu undi akitwa Sindebakure ngo Musirimu na Sindebakure bari abasore beza urebeye inyuma ngo ntabwo iyo karita ari nziza ni beza ariko urebeye inyuma imbere hahisha ibindi b'imigambi myiza ubumvise mu magambo gusa b'abanyabwenge ubisomye ku mpamyabushobozi z'ikirenga batunze kandi bakaba ibyamamare ubaza umubare w'ababazi ariko b'imburamumaro kandi batagira inama bitwaraga gikungu nubwo ntacyo batunze bararikiraga ibikomeye kandi aho n'ibyoroheje by'ibanze mu buzima babibonera haburembe bari bakwiye icyubahiro urebye igihagararo ntiwite ku kamaro kabo kandi bari intyoza mu gutanga igitekerezo utabasabye kugishyira mu bikorwa mbese aba bantu ubwo ni beza bakaba intyoza mu magambo bagatanga ibitekerezo bizima ariko batashyira hehe mu bikorwa ubukwe bububwera iyo bene bwo babucyuje ari beza noneho nerekera ku ngingo ya nyuma ibanziriza ya nyuma ntari butindeho bububwera iyo muri bwo ijambo ry'Imana ryahawe agaciro ijambo ry'Imana niryo rituyobora nta n'ubu wera atejejwe naryo Yohana 17:17 uwereshe ukuri ijambo ryawe niryo kuri noneho baramutse bahamije intego barangiza akaba ari neza ariko ijambo ry'Imana ntibariha agaciro muri ubu bukwe bwaba buhise wibuka ikimenyetso cy'iminsi imperuka bububwera n'iyo ijambo ry'Imana ryahawe agaciro kuri iyi ngingo ndahavuga ibintu bigera muri bitatu mbanje gusoma uyu murongo wo muri Mariko 7:13 igihe Yesu yari mu isi ahanganye n'idini y'abafarisayo yavuze aya magambo Mariko 7:13 aravuga ngo nuko ijambo ry'Imana mukarihindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababaye mw'akarande kandi hariho n'ibindi byinshi mukora ngibyo ngibyo Imana ntabwo ijya yemera imigenzo Imana ntabwo ijya yemera uducuricuri duhimbwa keretse gusa urugero ipimaho ikintu cyose ni ijambo ryayo noneho kuri iyi ngingo ndavugamo utuntu dutatu mu bitero Satani yagabye ku bukwe nuko nta kintu ku isi atagabyeho igitero yavugabyeho imigenzo y'amoko n'uturere n'ibihugu yavugabyeho igitero cy'imigenzo y'amadini yavugabyeho igitero cy'imigenzo y'ibigezweho ibyo biragenda bihindanya ubukwe ku buryo abantu cya kindi kigambiriwe yafo bakajya bayitindaho nk'uko bita ku migenzo iwuherekeza buri kantu ndagasesenguranya mbereye ku migenzo y'amoko n'uturere n'ibihugu
nayo ni nyinshi iratandukanye. Ndatanga ingero nkunda kuzitanga kuko nizo zambabaje. Mu bihugu bibiri biri hano iburasirazuba bwacu, nk'uku twashyirije ubukwe nabo bajya babikora, ariko umusore n'umukobwa ntibaze bambaye ya myenda kuri iki, ahubwo bakaza bambaye nk'abari burwanya, barangiza bakabaha inkoni cyangwa se ibindi bashoboye kurwanisha bagakubitana. Umusore yakoye gahunda zose zararangiye, yaba amunesheje amukandagiye hejuru bagabangura umugabo utwara umugeni. Yagira ingorane wa mukobwa nawe akaba yarize ku guterana ibipfunsi amunaniye, ubwo izo yakoze zikaba zibaye imfabusa. Uwo mugenzo ni mwiza. Ubwo namwe hari uwanyu babona ari mubi, namwe hari uwanyu babona ari mubi, kuko yose aho twayipima ni uko yanditswe mu ijambo ry'Imana. Ndongera mbabwira undi mugenzi uba muri Aziya, Ubuhinde. Hariho tubiri, hari ahantu muri leta imwe ya Gujarati haba isoko, abasore baremamo bakagenda bakicara, n'ababyeyi babyaye umukobwa, cyane ko muri kiriya gihugu nka 99% by'abashyingirwa ni ababyeyi b'umukobwa bajya gushakisha agahungu iyo kaba, ni nabo bakwa. Iyo ari muremure impano ziriyongera. Uwo musore iyo yize bakuba kabiri, iyo afite inzu bakuba gatatu. Niyo mico yabo abenshi, ntabwo ari bose. Noneho rero uwo mugenzo byonyine ndi kumva mwamaze kuwabo ko umukobwa ni Zanika, ntabwo umuhungu ari we wabaye Zanika. Noneho iyo migenzo uwababaje ni uwo mu isoko, aho abantu bararema isoko, abahungu nabo bicaye muri abo bagabo n'ubwanwa bicaye biremesheje isoko. Uba baje gushaka umugeni bahembura babirindura, ziri igisore ariko kukireba inyuma mu bwonko cyarapfuye, hari ikintu cyiza kinini ariko ari ikigoryi. Ubu bakarangura bakaba babonye. Iyo migenzo nibaza ko namwe mutayemera. Noneho n'iwacu kuko imperuka naho yahageze, hari imigenzo y'uturere n'uturere n'ibihugu n'amoko itagihesha Imana icyubahiro, ikaba idafite ikimaze mu mwuka, ikaba idafite ikimaze mu nyungu zifatika ziri materiyeri, ikaba idafite icyo yongera mu bwenge, ugasanga ari udutigire gusa. Ndatanga nk'ingero, agiye gusaba urugo yagiye gusabamo uraruzi, umukobwa wagiye gusaba uramuzi, mwaranavuganye, yewe nabo barabizi ko aricyo cyabazanye, ariko mukireguka ngo nta mugeni dufite, bakazana umukecuru w'imyaka 100. Ubona niyo babibonye bavuga bati yewe ujya abanyarwanda bafite igihe cyo gupfusha ubusa, nabo baduseka. Byaba batisuye bakabazanya agahinda katazi na operasiyo iri gukora. Ibyo mu Efeso nibaza ko ari 25 baravuze ngo umuntu wese ngo mwiyambure inyoma, umuntu wese ajya kugana ukuri na mugenzi we, ko turi ingingo za bagenzi bacu. Barangiza mu yindi migenzo, ubu turi mu bukwe bw'abafashe Bibiliya tuvuga ko turabima. Warangiza ngo umwanya ugeze ngo bagiye kuvugira inka. So urumva ibyo n'ibyino uzajya uza amasaka n'amasakaramentu. Iyo ni imigenzo idafite ikimaze, keretse ko yaba iri gutwara igihe n'imbaraga z'abantu. Abandi bati uyu mukobwa wacu ejo turamutwikura. Iryo zina gusa nta kimutwikiriye, nataye mu nzu ye bateka rye ngo tuzajya no kumurisha, ahesheje n'impungwe, turabizi bamwe barazisangira. Ibintu byo guta igihe birushya ababyeyi, bigatwara umutungo, bigatwara igihe. Icyakora ijambo ry'Imana ryagendera kuri uyu munsi wa none, iki gihe cyo tugitakaza, kuko uko bugera ngo n'isabato byagatangiriye rimwe, ngo ni utuntu tubiri tw'imperekeza mwene muntu yahawe yirukanwe muri Edeni, ni isabato n'ubukwe. Uyo hirya mu biro ajya aruhuka, yakoze mu minsi 6 akora uko aruhuke. Uyu munsi wa noneho kureka imirimo n'abunguka menshi tukaza, byo ntacyo twahombye, ni itegeko mvajuru. Ariko rero ngo turajya gutwikura, rero bundi ngo tuzareba inzira, rero bundi ngo tuzacuca amaguru, rero bundi ngo tuzarisha, rero bundi ngo tuzareba. Ibyo ni uguta igihe no guhombya ababyeyi babyaye. Ngiyi ni imwe mu migenzo ntabwo bubu bwera iyo hivanze n'iyo migenzo ikiriho iteka. Noneho
ndavuga n'imigenzo y'amadini naho abayobozi b'idini bavuga bati uyu musore wacu n'uyu mukobwa wacu nitutabasezeranya ubwo bukwe ntibwemewe. Amose 3:3 Bibiliya iravuze ngo yego niko aranditse ngo mbese abantu babiri niho mbese abantu babiri bajyana batasezeranye byashoboka? Ntabwo abantu babiri bajyana batagiye gute ibi mwumva ko ni umugenzo wo gusezeranya. Icyakora ijambo ry'Imana Bibiliya nk'uko abahanuzi bitwemerera ko bano bashyingiranwa bajya kwandikwa mu mategeko ya leta ibiciro biteka, ariko undi muntu wakwitambika ugabarirwa niba paje 60 haranditse ngo igihe Imana yasezeranyaga bivuge Adamu na Eva ngo yari ibikoreye abantu bose bazashyingirwa ku buso bw'isi kugeza ku iherezo ry'ibihe. Niyo yacyuje ubukwe bwa Adamu na Eva, niyo yari iyoboye ubukwe bwa Isaka na Rebeka, niyo yatashye ubukwe bw'Ikana y'i Galilaya. Muri ibyo byose icyo pasiteri waremye abandi witwa Yesu yakoze yari akwereye Ikana y'i Galilaya muri Yohana igice cya 2 ngo atwerere intambwe 6 ngo intambwe n'ijya mu ducuro 3 ngo niba tujerekani 18 ngo abanze imibare namwe muyibare, ariko ntabwo yavuze ngo muranyuraho bafatanye ndabandika impeta ituze mu ibati turacana imiriro dore ko nta miterekero itandukana n'imiriro turajya tugira ute twizengutse tugire dute turabasiga ivu n'amazi. Ibyo ntaho byanditse muri Bibiliya. Mu mwuka ntacyo bimaze, no mu mubiri ntacyo bimaze, no mu bwenge ntacyo byongeye, ariko ni umugenzo nk'uko abantu mubona iby'iyobokamana bagize bizinesi, ukabatizwa wishyuye, amasengesho ukishyura, ugashyingirwa wishyuye, no akantu kose gashobora kubyara igiceri bari bavuga ngo nitwe dusezeranya twenyine. Bakabanza bakareba ko utanga icya 10, bakareba ko uri umukristo mwiza, hakaba nawe utanga ruswa ngo mubingiremo nyabuna, ugasanga n'ubukwe nabwo babuteze bitiyo ngo babone icyo kurya, ariko mu byanditswe byera uwo mugenzo witwa gusezeranya kubahwa. Abazasoma ibitabo kabarangire igitabo cy'icyongereza cyitwa Adventist Home urupapuro rw'101 ku Bafaransa ni foyer chrétien page 97 handitse n'ubukwe bwabereye muri salo yo kwa Madame White. Kandi iyo migenzo kugeza ubwo abantu bavuga ngo nimba ntari ndiri zakorwa, iyo migenzo ntiyigeze haba. Uwo ni umugenzo w'idini utaba mu byanditswe byera, kandi kuwuhomba ntacyo bimaze, ntacyo ubuhombye. Rero iyo ni imwe mu migenzo. Hakaba n'imigenzo y'ibigezweho ndashaka gutindaho, ariko mu bigezweho ndavuga kimwe, ndavuga ingeso imaze kuza mu bukwe mu bantu bajijutse bazima bakagombye kubera icyitegererezo yo kwambara ubusa. Ugasanga umugeni yambaye ubusa, icyo hasi ugikuruye byagwa hasi. Ntimuzi ko na Laodikiya igice 18 yabwiwe ngo ngureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Umuntu agatwikira idirishya, ameza akayatwikira, igitanda akagitwikira, intebe z'iwanyu zikagira amashati zihinduranye buri kwezi cyangwa buri Pasika cyangwa buri Noheli, ugasanga amabere n'amatako n'ibyo byanamye uzi gutwikira uburiri. Ibigezweho bijya bituma Imana ibabara mu myambarire, mu gusesagura, mu bidakenewe. Ibigezweho nabyo bijya bituma ubukwe butanezeza Imana. Noneho ndikumva nagambiriye gutinda aha, ansome ijambo rito riri hano mu bifuzo mbere byose 390 nerekera hasoza. Haranditse ngo on n'a pas cessé de substituer des préceptes humains au commandement de Dieu. Abantu ntibigeze bahwema gufata amategeko y'Imana bakayasimbuza ibihimbano by'abantu. Il existe même parmi les chrétiens des institutions et des usages qui n'ont d'autre fondement que les traditions des pères. No mu bakristo hariho ibigenzo n'ibyo bamenyereye gukoresha bidafite ubundi rufatiro keretse ko babirazwe n'abasekuruza hakarani. De telles institutions
qui repose uniquement sur une autorité humaine, bishingiye gusa ibigenzo nk'ibyo bishingiye ku butegetsi bwa muntu, on s'y prendait ce que Dieu avait établi. Byimuye iby'Imana yari yarashyizeho, les hommes s'attachent à leur tradition, abantu bizirika ku migenzo yabo, respectent leur coutume, bubahiriza imico yabo, et haïssent quiconque s'efforce de leur montrer leur erreur. Noneho bakanga umuntu wese ugerageza kubereka amakosa yabo. Qu'ils prennent garde à l'avertissement contenu dans les paroles du Christ, tous ceux qui acceptent une autorité humaine, les coutumes de l'église ou les traditions des pères, c'est en vœu qu'ils me rendent inculte et les enseignent des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Ngaho abantu bose bakiziritse ku byategetswe n'umuntu, bakiziritse ku mico n'imigenzo byashyizweho n'idini, bakiziritse ku migenzo twarazwe na basokuruza b'akarande, nibite kuri uyu muburo uboneka mu ijambo ry'Imana uvuga ngo iyo bansenga baba bansengeye ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Bana b'Imana twateraniye muri ubu bukwe, reka duharanire ko bububwera, duharanire ko bububwera duhere kuri bene bwo, kandi si ibyo gusa natwe tumaze iminsi tuzubatse, hari byinshi bitarapfa twavugurura tukiringirana n'abacu, Imana yo mu ijuru igahabwa icyubahiro kandi natwe tukanezerwa cyane ko urugo rwiza ni inyungu zawe, kurufata nabi ni igihombo cyawe, uhemukira nyina akazakubyarira abazagukura amenyo, umurwanaho bakazakurwanaho ugeze mu zabukuru, kwita ku wawe kubana neza ni inyungu zawe. Noneho uwashoboye kwishakira inyungu muri ubu buzima, ku musozo Imana ikazamuhemba n'ubugingo buhoraho. Ngaho reka abasore bacu bashyingiwe tubifurize kugira urugo rwiza, tubifurize kugira ubukwe bwera, tubifurize kuzatunganya babaguriwe hakiri kare. Hari abandi bibonye umwe yurira imodoka igisenyi yicara n'umusore bataziranye, bagera mu Kamira bakundanye, bagera Ruhengeri bapanze itariki y'ubukwe, bagera Nyabugogo bararitse baragutaha, bahura uko nk'abahuriye mu nzira. Izo ngo nizo zigenda ku mapine. Ubwabo bo baguriwe hakiri kare, reka twese uko turi aha tubifurize urugo rwiza no kuzabingira akamaro ababyeyi babo, kuzabingira akamaro aho batuye, kuzabingira akamaro ku itorero, igihugu kizaboneho umugisha. Tubifurize mu izina rya Yesu.